Nguhaye ikaze, iyi ni Kigali Heart Celebs Entertainment nk'uko ubimenyereye nk'uko umaze iminsi ubyumva, ni amakuru y'ibyamamare tuba tugenda tugarukaho ndetse n'inkuru ziba ziri kugenda zica ibintu hirya no hino, cyane cyane ku mbuga nkoranyambaga, yaba Instagram, ku ba influencers bagiye batandukanye. Byose nibyo tuba tugenda tugarukaho kugira ngo turebere hamwe uko ibintu bigiye bimeze, turi kugenda dusesengura inkuru zose ziri kugenda zivugwa kuri iyi mihanda muri rusange kugira ngo turebe uko ibintu bigiye bihagaze. Iyi ni inkuru itarigeze ivugwa cyane cyane, ni inkuru itarigeze ivugwaho rumwe n'ibinyamakuru bigiye bitandukanye ndetse n'aba influencers bagiye batandukanye, ariko ni inkuru navuga ngo iri kubica bigacika ku mbuga nkoranyambaga ndetse igibwaho impaka n'abantu benshi by'umwihariko. Gusa mbere y'uko nangira, reka mbanze nkukinire akavidewo kuko umuti wa sida rwose uri kugenda ugaragara, cyangwa se aho biri kugenda bigaragara ko ushobora kuba uri mu nzira, dore ko kuri ubu ngubu hagiye havumburwa imiti ndetse umuntu azajya anywa mu mezi 6 bikarangira atarwaye sida, bitewe n'ubukana cyangwa se bitewe n'imbaraga uwo muti mu by'ukuri twavuga ngo ufite, ko ushobora kuba warwanya sida mu gihe kingana n'amezi 6. Si ibyo gusa, murabizi ko hagati aho havumbuwe ikinini gishobora kukurinda sida mu gihe wakoze imibonano mu gihe cy'umunsi cyangwa se mu gihe cy'amasaha 24 ukaba utakandura sida mu by'ukuri. Reka manze ngukire kano ka video nuwo bita Dr Nsanzimana Sabin, ngira murabizi ko ariwe minisitiri w'ubuzima hano mu Rwanda. Reka manze ngukinire aka ka video aho yari arimo kubyivugira rwose. Hari muri Sport de Masse ku munsi w'ejo ku cyumweru, nibwo yari ari kugenda abitangaza, ndetse ukabona ko abantu babyishimiye, ndetse ni inkuru tugiye kugarukaho. Mu by'ukuri ni inkuru navuga ngo ijyanye no kwandura sida, cyangwa se ijyanye no gukwirakwiza sida, byabereye hariya muri kiriya gitaramo cyabaye muri ziriya konji nyinshi zagiye ziba mu cyumweru cyashize, ndetse navuga ko ndaje tubigarukeho tuvugana byinshi byaranze kino gitaramo, ku bintu byinshi byagiye bitavugwaho rumwe mu by'ukuri byagiye bikiberamo, dore ko navuga ngo ni ibintu by'urukozasoni byabereye hariya rwose i Rubavu. Ni ibintu bitari kugenda bivugwaho rumwe n'abanyamakuru ndetse n'ibinyamakuru byinshi bigiye bitandukanye byanze kuba byatangaza mu by'ukuri izi nkuru. Reka nze turebere hamwe twese uko bigiye bihagaze mu by'ukuri. Amezi 6 mu bintu bya sida rero hari ikiri kuvugwa gishya. Hari agashinge bagiye kujya batera abantu, kakagutera rimwe amezi 6 kakakurinda kwandura virusi itera sida. Abona abagabo bari kukishimira hano, kari hafi kuza. Ako gashinge bazaba bari kukavugaho, urumva ko bishimiye nk'u Rwanda kwakira abantu bose bavuye ku isi. Urushinge rumwe rw'amezi 6 rukumira ubwandu bwa virusi itera sida, ngo hari n'ikinini kimwe ku munsi kizakumira kwandura iyo virusi, kinakumire n'inda zitateganijwe. I think one of the other ngira ngo ubashije kumva byinshi bijyanye n'ibyo ngibyo n'ubundi nari ndi kukubwira ko hashobora kuba rwose hagiye kuza urushinge, cyangwa se ntabwo ari hashobora, hagiye kuza urushinge rushobora kuba rwakumira sida mu gihe kingana n'amezi 6, ubwo hashira amezi 6 ukongera ukajya kurwiteresha. Ese ibi bintu ni byiza cyangwa ni bibi? Gusa ni byiza, dore ko sida icyo gihe izasa nk'igabanutse, ariko ku rundi ruhande nabwo navuga ko ubusambanyi ubu ngubu nibwo bugiye guhita noneho bukwirakwira. Bamwe bajyaga batinya kubukora, batinya ko sida bayandura, ariko mu gihe bazaba bikingiye birumvikana ko bazaba babonye liberté nyine yo kubukora uko bishakiye, kimwe nk'ibyabereye hariya ku Gisenyi rwose, dore ko kuri ubu ngubu navuga ngo abantu ntibagitinya sida, bitewe n'uko ubuhamya ubwabyo burabyivugira rwose, ko abantu benshi bari kugenda bigamba. Ubu ni ku butumwa twagiye tubona kuwo bita Dekati Babarawo, ubwo yagiye postinga post nyinshi rwose. Narinzi ko Dekati nta bintu ajya avuga, wenda ari ubyihimbira, ariko ntabwo ntekereza ko umuntu yafata umwanya wo kwicara ngo yandike message zingana kuriya, rwose ni ibintu bidashoboka. Ariko ku byo bigaragara bagiye bamwoherereza inbox, ndetse kuri post yari yashyizeho ati we listen but we don't judge.
ku byabereye i Gisenyi edition part 1 part 2. Ni ibintu navuga ngo mu by'ukuri bagiye batangaho ibitekerezo ku bantu bigiyeyo ubwabo, bavuga byinshi bagiye bakorayo, amabibi yose bagiye bakorayo, bigaragaza ko rwose hatagize igikorwa, twazisanga abanyarwanda twese twaranduye virusi itera sida. Ni mu gitaramo rero cyaberaga hariya i Rubavu, ndetse cyari igitaramo cyitabiriwe n'ibyamamare bigiye bitandukanye, harimo gira mwagiye mubona byinshi byagiye bivugwa kuri Muyango, ndetse nawe wagarutsweho cyane bitewe n'ukuntu yari yambaye bidasanzwe, ndetse ari no kubyina hagati y'abasore. Rwose ni ibintu abantu benshi batishimiye, kuba umuntu w'umumama cyangwa se umugore ufite umwana muzima akajya guhagarara hagati y'abasore bangana kuriya akabyina, ndetse akenda k'imbere rwose ukabona ko yari arimo kukagaragaza, bimwe bita kumansura. Ngira ngo twajyaga tubona ibitaramo byinshi byaberaga hano mu Rwanda abanyarwanda navuga ngo batarasirimuka, sinzi nimba ariko nabivuga, niba nabyita gusirimuka cyangwa se ari ubujiji ahubwo bwaje, ubwo abagande bazaga rwose bakabyina mu tubari bambaye ubusa, ukabona ko abantu babyishimira, byo bitaga kumansura. Kera navuga ko ari nk'aho ari byo byaje mu ishusho nshyashya, ndetse akaba ari bimwe mu bintu bisa nk'aho uyu Muyango nawe yakoze kiriya gihe, ndetse abantu benshi baramugaya cyane rwose, ubona ko batabyishimiye. Rero ku butumwa bugiye butandukanye bagiye bahereza uwitwa Dekati Babaraho ku byabereye hariya i Rubavu, dore ko hariyo message zigiye zitandukanye bagiye bamwohereza, rwose nawe yabashije kuba yapostinga kugira ngo abisangize abakunzi be barebere muri rusange ibyagiye bibera hariya i Gisenyi. Zimwe muri zo rero, hari uyu nguyu wavuze ngo there is a girl witwa Emeline, umuhungu wese uzi ko yamuriye HIV mwarayitahanye, ngo kandi umuhungu wese baryamanye amutwara blessings ze ngo akamutera umwaka ngayo nguko. Ibi ni ibigaragara ko abakobwa rwose hariya navuga ngo barigurishaga, ahubwo bari hafi yo kwishyura, dore ko tumenyereye ko abahungu ari bo bishyura kubera wenda uburyo ki bari kwiyumva, ariko hano bigaragara ko n'abakobwa navuga ngo bari bashyushye bashaka kwanduza sida ku bwinshi abahungu. Rero uyu nguyu ni watanze ubuhamya agaragaza ko uyu witwa Emeline ko rwose wabashije kuba baryamana cyangwa se uwo babashije kuba basambana wese yamuteye sida nta gushidikanya, bitewe n'uko wenda amuziho aka kantu. Hano hari ngo lastly there is this group y'abasaza 50, they only sleep with virgin 1M per person. Nowadays it's hard for them kubona abakobwa just because you all come to Gisenyi. What's funny and sad is that virgin are coming from all provinces to get the HIV. Ngira ngo hano muri kugenda mubyumva ngo hari groupe ngo y'abasaza 50 ngo bashakaga umukobwa w'isugi ngo baryamana, ngo buri wese ngo bakamuha miliyoni. Umukobwa iyo bamuhaga miliyoni, iyo basanga uri isugi ngo baguhaga miliyoni. Ngo kandi ngira ngo muri kubyumva ko ngo hari abakobwa b'amasugi bagiye baturuka rwose mu turere tugiye dutandukanye tw'igihugu. Ati rero uwo baryamanaga wese bamuhaga miliyoni. Ngira ngo urumva ko abasaza rwose bashakaga uwo banduza sida, kandi uwo baryamanaga wese bahitaga bamutera nyine sida, birumvikana kubera ko abo basaza bo barazifite nta gushidikanya. Hano hari ngo let me be straight up, I got HIV and I truly went there to share it, and in about 4 days I had sex with 11 guys, kandi bose we went low, I'm sorry but I had to. Ngoko uyu we noneho ni nyirizina witangiye ubuhamya, ati rwose ati ngiye mfite sida, atariko nagiyeyo nshaka rwose gutera abahungu amasida, ati kandi mu minsi ine nari maze kuryamana n'abahungu 11, ngo kandi bose nyine ubwo birumvikana ko nazibateye, ati mumbabarire ariko nari mfite kubikora. Guys I don't know what's wrong with girls nowadays, but urabona ko ibintu
birakabije sinzi umuzimu wateye abanyarwanda rwose, ntago nzi ko nta nubwo numva ko uyu nguyu wari umuco nyarwanda, kuba umunyarwanda afite ubugome bugeze hano ati njyewe ati mfite sida, ati ndayifite, ati nashaka kuryamana n'abahungu rwose ngo mbatere sida, ati kandi kiriya gihe mu minsi ine rwose twamazeyo, ati nari maze kwanduza abahungu 11 bose twararyamanye, ati urumva ko rero nimba hatagize igikorwa ibi bintu rwose sinzi tuzashiduka umunyarwanda twese twararwaye sida. Ngo muri za konji i Gisenyi ibyaha byari byatagatifujwe, ngo hari abakobwa bari kwigamba ko bagiyeyo ku ntego yo kwanduza abasore sida kandi ngo babigezeho. Hari n'abasore bariyo ku ntego yo kwanduza abakobwa nabo ngo babigezeho, ngo hari n'itsinda ry'abasaza 50 bishyura abakobwa b'amasugi 1,000,000 nuko bakabasambanya bakabanduza sida ku bushake. Sida ikomeje kwiyongera cyane mu rubyiruko kurusha abandi ku kigero cya 35%. Ufite amatwi yo kumva niyumve. Ngayo nguko, nimba rero ufite sheri wawe, nimba ufite umugore wawe akaba yaragiye muri iriya pati hariya ku Gisenyi hari i Rubavu, gira amakenga mujye kwa muganga mutangire imiti hakiri kare, kuko bitari ibyo urumva ko rwose ushobora kuzisanga wararwaye sida mu buryo utazi. Niba ufite umwana wawe yaragiyeyo, gerageza umujyane kwa muganga atangire imiti hakiri kare, keretse nugira amahirwe ugasanga rwose yarabashije kuyitaruka yaritwararitse, ariko naho ubundi ibyabereye hari i Rubavu ngira ngo bikomeje kugenda bivugwaho cyane cyane rwose, cyane bivugwaho bitari rumwe, dore ko umuntu wese wagiyeyo kuri ubu ngubu ntabwo bikiri ubusirimu, ahubwo bari kumuha urw'amenyo. Muri ziriya konji by'umwihariko habereye ibintu bidasanzwe, kandi ni comment ziri kugenda zijya ahagaragara mu buryo budasanzwe. Noneho aricyo natangiye mvuga ngo hari kugenda haboneka imiti ya sida rwose, ubwo batangiye kujya babona imiti y'amezi 6 bivuze ngo hari igihe kizagera umuti wa sida ukaboneka burundu ku buryo umuntu atazongera kuba yakandura sida. Rwose murindire tugeze icyo gihe tubanze tubone umuti, ubundi mubone gukora ibyo mushaka. Ku bantu rero badashoboye kwifata, nabagira inama yo gukoresha agakingirizo, cyangwa se mutegereze iyo miti iboneke. Ntacyo bitwaye, ariko ikigaragara cyo nimara kuboneka, noneho ndakeka aribwo ubusambanyi buzajya bwaba ubusambanyi. Sinzi neza ko niba babukora gutya bazi neza ko hari n'iki cyorezo, mu gihe noneho babwiye ngo hari imiti urafata ngo ukakurinda amezi 6, ngira ngo muri ayo mezi 6 urumva neza ko hazajya haba akantu kadasanzwe. Ngayo nguko amakuru yari ahari nayo ngayo. Reka turebe n'indi nkuru nshyashya igezweho mu kanya. We kanda subscribe. Iyi ni Kigali Hot Celebs Entertainment, amakuru agezweho yo nakagaruka.